nyuma y'uko Donald Trump avuze ko ashaka guca abimukira baturuka mu gihugu cya Haiti kubera ko bamaze igihe bica imbwa n'injangwe z'Abanyamerika bakazirya ndetse bakazitambamo n'ibitambo by'imyuka mibi mu muhango bita voto. Twabateguriye imvo n'imvano z'uyu muhango wo kuragura witwa voto Trump yavuze mu kiganiro mpaka aherutse gukorana na Kamala Harris akabivuga. Ikaze mu kiganiro turi kumwe ni Izibendo kuri Kigali Street nagusuhuje. Yakeka amaze iminsi mwumva rero ku mbuga nkoranyambaga ibya Trump kwiyamamaza ibiganiro mpaka akora bari kumushinja nyine bavuga nyine ko Kamala Harris yamugaraguye akavuga iryo jambo ko ashaka kwirukana Abanyahayiti ndetse no guca iyicwa ry'imbwa n'injangwe. Ubwo yari mu kiganiro mpaka na Kamala Harris, Donald Trump yahawe urw'amenyo nyuma yo kuvuga ko ashishikajwe no kubungabunga injangwe n'imbwa by'abaturage bo muri Amerika kuko abimukira bamaze amatungo bayica. Nyuma yo guhishura ko ashaka kubungabunga uburenganzira bw'amatungo, hakwirakwijwe rero amafoto menshi mujya mubona kuri TikTok afite imbwa agaragaza abaseka Donald Trump bavuga ko abeshya icyo atari ikintu cyamujyana ku buyobozi ndetse no mu kiganiro mpaka Donald Trump yarasuzuguwe cyane ku rwego rugaragara. Nyamara nubwo ijambo rye ritaha agaciro, bamwe muri imikino baturuka mu gihugu cya Haiti bazengereje bamwe mu baturage bo muri Amerika babiba imbwa n'injangwe zabo bakazica bakazirya ndetse bakazikuramo n'imihango ya gipfumu. Ni umuhango uzwi nka voodoo umaze kumenyekana cyane mu gihugu cya Haiti. Niwo muhango uri gutuma abaturage bo muri Haiti bahungiye muri Amerika bakomeza kwishora mu bikorwa by'urugomo. Kuri ubu izi nyamaswa zisanzwe zibana n'abantu zikaba zikomeje guhigwa no kwicwa. Ubu rero wamenya ngo impamvu zicwa ni iki. Tugiye guhera ku gisobanuro cya voodoo cy'uwo muhango uri kuvugwa hanze aha bita voodoo. Voodoo ni umuhango wakwita nko guterekera nk'ibyo bakoraga inaha mu Rwanda kera by'abakurambere. Twawita nko guterekera. Ufite inkomoko yo mu gice cy'uburengerazuba bwa Afurika, wakwirakwiye hirya no hino ku isi, ariko ugeze mu gihugu cya Haiti uhashinga imizi ndetse uhabwa n'umwanya n'icyubahiro gihambaye haba muri rubanda ndetse no mu nzego z'ubuyobozi. Duse mu myaka myinshi yatambutse habayeho icuruzwa ry'abacakara, ariho habayeho n'inkomoko y'ino mihango yo kuragura muri iki gihugu cya Haiti. Muri iyo myaka rero y'ubucakara ibyo twita Atlantic Slave Trade, habaye icuruzwa ry'abacakara bavanwaga muri Afurika berekeza ku mugabane wa Amerika. Byabaye rero hagati y'ikinyejana cya 19 kugeza mu kinyejana cya 13 kugeza mu kinyejana cya 19. Aba bacakara bavanwaga muri Afurika bakajyanwa ahitwa French Colony of Saint Domingue. Abize amateka murahimura y'izo story. Kuri ubu ni mu gihugu rero cya Haiti, ako gace kanditse igihugu cya Haiti. Iki gihe bageragayo bakajyanwa mu mirimo y'uburetwa, aho bajyaga rero hose bambukanaga cyangwa se bajyanaga imico yabo igakomeza gukwirakwizwa ku isi aho bajyanwaga hose. Ubutegetsi bw'abakoloni b'Abafaransa rero, Abanyafurika bari mu bucakara bakunze guhatirwa kwemera ubukristo. Mu kuyobyura rero barasengaga ariko bakanabihuza n'izo mana zabo bavanye muri Afurika ndetse n'abatagatifu bo muri Gatolika kugira ngo bakomeze ibikorwa byabo by'idini mu rwihishwa nyine kugira ngo abakoloni batabimenya. Babizi iyo bagufataga barenze ku mategeko wamererwaga nabi cyane. Yo mu gihe cy'impinduramatwara ya Haiti yabaye hagati y'1791 kugeza 1804, byabaye umwanya w'ingenzi mu mateka ya voodoo. Icyo gihe nibwo nyine mu mpinduramatwara bizi muri gushaka ubwigenge murwanya abakoloni. Icyo gihe rero iyo mpinduramatwara yatangiranye n'umuhango wa voodoo muri Kanama cyangwa mu kwezi kwa munani k'1891. Umuhango wari uyobowe n'uwitwaga Boukman Duty, ufatwa nk'umuntu ukomeye mu guharanira ubwisanzure bw'abaturage ba Haiti.
uyu muhango wa vudo rero niwo wagize uruhare runini mu guhuza abanyafurika bari mu gucakara no gutegura kurwanya ingabo z'abakoloni muri iki gihe cy'impinduramatwara. Noneho nyuma rero y'uko batsinze impinduramatwara nibyo byatumye hashyirwaho Repubulika ya Haiti ya mbere yigenga ndetse n'igihugu cya mbere cyakuyeho ubucakara. Nyuma y'impinduramatwara hamaze kubaho igihugu cya Haiti rero uyu muhango wo kuraguza uzwi nka voodoo ukomeje kuba ishyiga ry'inyuma mu myemerere y'abaturage bo mu gihugu, nubwo nyuma yaje kugeragezwa n'imyemerere ya gikirisitu. Mu gihe rero imyemerere ya gikirisitu ndetse n'imyemerere y'abanyamuraya yari ikomeje gukwirakwira ku isi hose, abaturage bo mu gihugu cya Haiti bakomeje iyi myemerere yayo bakayifatanya no gusenga Imana yemerwa n'abakristo. Mbibutsa neza mu kinyejana cya 2021 iyi myemerere ya voodoo yakomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi, ndetse ibinyamakuru bikajya byandika inkuru bisesengura imyemerere, ariko abantu hirya no hino ku isi nabo bakagenda bayigana. Kugeza magingo aya imyemerere ya voodoo yakwirakwiye ku isi hose, aho kuri ubu haba abaturage bo muri Haiti cyangwa abafite inkomoko no muri iki gihugu bakunze kwiherera. Urumva iyo uri mu gihugu kitari icyawe nyine gukora ibintu bitemewe no kwiherera, bakunze kwiherera bakizihiza imico twafata nko kuragura. Birumvikana nk'uko nk'umunyarwanda yaba yaravuye hano akajya nko mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa yaragiye ari umupfumu, n'undi yagera akajya akomeza aragura ariko akaragurira n'undi abanyarwanda batuyeyo. Nabo n'abaturage ba Haiti nibyo bakoze bageze muri Amerika. Urumva bakomeje kujyana imihango yabo. Mu myemerere ya voodoo rero bemera ko habaho icyo twakwita iwa. Ijambo ryumve neza risomwa iwa, ngo bisobanuye umwuka, ibigirwamana ndetse n'abanyabwenge, ibintu bitatu. Ukora iyi mihango rero wese bivuga ko ngabona amahirwe menshi, ngatunganirwa, ngagira akanyamuneza. Niyo nk'uko namwe abazi abapfumu baba bakoresha ngo umuntu wakoze numwica ngo nawe urakira, ibintu bitandukanye. Voodoo ikorwa gute rero? Mbere na mbere iyo abantu batangiye gukora voodoo cyangwa se ibyo twakwita nko kuragura, barabanza bagasenga rowa cyangwa se rowa. Rowa ni ikigirwamana, ni imana, ikigirwamana cyabo basenga. Icyo gihe rero bategereza ko basenga rowa bari kumuhamagara ngo aze kubana nabo muri iyo mihango yo kuragura ndetse n'amasengesho y'abakora. Uyu muhango rero ukaba uyoborwa n'uwo twakwita umwungani, uwo bita umwungani muri Haiti, ari ubwo twamwita nka pasiteri mukuru aho ngaho. Icyo gihe pasiteri aba ari kumwe n'abo bita ba manibo. Ba manibo bari ibyegera bya pasiteri, ubwo ni nk'abahereza ibijyanye nko mu kiliziya. Hakurikiraho rero kubyina, kuvuza ingoma ndetse banaririmba, hanyuma bagategereza igihe rowa aza agatangira kubonekera bamwe. Rowa ni ya mana yabo nyine, bategereza atangira kugira abantu ngo abonekera, barimo babyina amajwi menshi cyane arangwa. Nyuma y'ibyo batangira gutanga ibitambo ku mana yabo ariyo rowa, byiganjemo inyamaswa arizo za mbwa n'injangwe bari kwiba muri Amerika, bakazica bakazitamba, gutangamo inyamaswa, amaraso, kugira ngo urwaye akire, ufite agahinda ugarure akanyamuneza, uremerewe umve umutima aruhutse, gutyo kugeza igihe imihango irangiye. Kubera uyu muco wacengeye abaturage bo muri Haiti wo kuva mu myaka ya kera, aho bagiye abagiye bakunze kuba hose babikora kenshi. Ari nayo mpamvu Donald Trump yabigarutse avuga ko abo bimukira baturuka mu gihugu cya Haiti bakomeje kwica no kurya inyamaswa zo mu rugo, harimo n'imbwa n'injangwe, n'imbata zizamo n'inkoko n'iki. Abaturage bakora ibi rero ni ba bandi baturuka mu gihugu cya Haiti binjiye muri Amerika bahunze mu bibazo by'umutekano. Murabizi n'ingabo z'u Rwanda, igihugu cyacu kibaha ubufasha by'umutekano, abapolisi, ingabo bakajyayo muri Haiti kubungabunga amahoro. Rero abaturage bamwe na bamwe bahunze ibibazo by'umutekano bakaza muri Amerika,
nibo bagerageza gukora ibyo bitambo bya voto cyangwa se byo kuraguza. Ku bushakashatsi bwakozwe n'igitangazamakuru The Guardian gitangaza ko mu myaka ine ishize nibura abanyahayiti binjiye muri Amerika barenga ibihumbi 15, basangaga abandi barenga ibihumbi 60 basanzwe batuye muri Amerika aribo bakomeje kwica izo nyamuga n'injangwe mu gukora uwo muhango. Ariko n'ubundi bose bahuriza abanyahayiti bose bahuriza guharanira imyemerere yabo, ndetse na Amerika ikabakuraho amazina babita ko ari abaryambwa, ari nabyo Donald Trump yavuze mu kiganiro na Kamala Harris. Urumva rero Donald Trump amwitaga umusazi, ariko urumva ibintu yavuze n'ubundi yari yarabibonye kandi biriho, ariko bisa naho abaturage muri Amerika batabivugaho rumwe. Mbega mwagiye mubona amafoto akwirakwizwa ku mbuga Donald Trump bamushyizeho udufoto twa emoji tw'imbwa n'injangwe, ibyo si yo mpamvu yatuma ngaho umuperezida wa Amerika n'ibindi. Twari twabaviriye imuzimu rero ngo tumenye impamvu voodoo Trump ari kuzira yavuzeho nimba ariyo koko cyangwa atariyo. Ciao rero, ndabashimiye. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Kigali City Talk, tuzahora ubutaha. Ndabashimiye, kora like, share na subscribe ukomeze kujya ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ibarinde.